Irene yakunze amafaranga kugira ngo afate bariya bakobwa bacu abasunike abajyane muri Burkina Faso ngo bagiye gushaka abagabo bo muri amakuru ari hatariho ivumbi nuko ari we wabarangiye bariya bakunzi. Nubwo numva ngo na Dorcas ngagiye gushaka Israel Mbonyi, biriya bintu byo ndabishigikiye. Israel Mbonyi ni umwana mwiza. Vestina nawe ibyo uvuga kuri social media uvuga ngo nareke gushaka ngo yitonde, biriya bintu avuga ni byiza rwose. Aramutse ashakanye na Israel Mbonyi, urugo rwe ntabwo rwazagenda nk'ubwo rwanyu nk'uko muruvuga. Yo ndabasukije abakunzi banjye banyita Nyundo nk'ibisanzwe. Uyu munsi mbazaniye amakuru atariho ivumbi, ndabeshereze amakuru rwose ndayabazaniye ameze neza. Nayo ikintu mbashishikariza ni gukora subscribe, mugatera na comment, mukambwira ati amakuru yatugezeho kugi. Noneho ngiye kubabwira amakuru ari trendi, amakuru y'abayamano bro, amakuru y'aba Vestina yose ndayabazaniye, amakuru y'aba Muyango yose ndayabaha ko yakabaye. Nga amakuru ngo y'aba Vestina ngameze ute, ngahagaze gute, ngo muri Canada ngo gutandukana ngo bigenze bite. Ye baba we kuva Vestina yakora ubukwe we ngo nta kintu ngo na kimwe ngo ntabwo yigeze abaho neza na rimwe. Nge ndibaza ngo wenda tugereranyije, wenda mfasha twibuka, wenda amaje gukora ubukwe wenda abashize nk'igihe kingana iki, iminsi igera nko 138 cyane 6 ni 7 da ni 8 cyane 7 ibaze iyo minsi 140 yose. Ubwo se iwabo kibayeho nabi, ubayeho nabi, uzi ko waravuyemo n'umwuka ari iyo minsi yose. Rega kubaho nabi ntabwo ari ukubaho nabi kuko utarya cyangwa kuko wenda hari ikigutsikamiye. Hari n'ibindi bintu byinshi bishobora gutuma ubaho nabi. Ariko uburyo bw'imirire se ko umugabo we narinzi ko atakiba abatabana, umugabo we yirigiye mu kazi kiwe, job ziwe. Ubwo uri kumva yababayeho ute umuntu namufashe nabi? Ariko ngubirega kubaho neza ntabwo ari ukurya. Nese reka ngubwe ijambo ry'Imana ubwaryo biravuga nicyo kizatuma usiga sonanye. Icyo kintu bavugaga kizi. Wewe urukumva nyine nawe iyo uri umuntu mukuru uhita nyine wibwira nyine. Ubwo nyine ni icyo cyabuze ubundi wamubona. Ubwo nyine ni kuri wagwana nyine. Ubwo urumva ariko hari ahantu harimo zakata nyinshi, harimo akantu kagatwiko kari gushaka kuza rimwe na rimwe kakongera kakagenda. None se ni ukubera iki umuntu ntago babana mu nzu, we yigire mu kazi ke nyine, kuko nyine babanye banashakanye afite akazi akora, kandi yakoraga adataha mu rugo aho yubatse inzu, naho yashize umugore wewe. Ni gute bavuga ngo yabayeho nabi, ngo yabuze wagwana? Ariko byanga byakunda iyo wagwana hari igihe yari yaba yaratumye avuga ibyo bintu byose kugenda nyine, kuko nyine abagore aho bicaye burya baraganira burya utazigera gucya ngo winage gucya ngo uvuge ngo umugore ngo namujengereje. Abagore baba bafite katanyisha, umugore mufite kuganira gucya ukagira ngo wamuhabije, ejo bundi akabona azanye nk'akantu arakunyundaguye. Rero buriya wasanga ari byo mpamvu yashatse kurasira nk'umugabo we kugira ngo agaruke mu buryo, ariko ntabwo wavuga ngo baratandukanye ngo divorce ngo iraje. Amara yarabaye ni burundu. Oya, ariko hari n'akandi kantu bavuga ngo hari indirimbo ngo bagiye gusohora ngo urumva nyine iyo ndirimbo ikubiyemo ibyo bintu byose kugira ngo bazahatwike, kuko bazabavuga ati none se ko noneho ko yatandukanye n'umugabo we bimeze bite. Abo iyo nkuru rero niyo bagiye kugira ngo bate bakoramo indirimbo kugira ngo bakomeze bazamuke. Ariko hari akantu ubona katari keza, ariko se nje ndibaza ngo Irene we konzi ku Rwanda rufite abasore beza n'abagabo beza, Irene yakunze amafaranga kugira ngo afate bariya bakobwa bacu abasunike abajyane muri Burkina Faso ngo bagiye gushaka abagabo bo muri amakuru ari hatariho ivumbi nuko ari we wabarangiye
bariya bakunzi, nubwo numva ngo na Dorcas ngagiye gushaka Israel Mbonyi, biriya bintu byo ndabishigikiye. Israel Mbonyi ni umwana mwiza. Vestina nawe ibyo uvuga kuri social media uvuga ngo nareke gushaka ngo yitonde, biriya bintu avuga ni byiza rwose. Aramutse ashakanye na Israel Mbonyi, urugo rwe ntabwo rwazagenda nk'ubwo rwanyu nk'uko muruvuga. Niyo mpamvu rero buriya ubureba uba usanga ibintu bigoranye. Uba usanga buriya kugira ngo amusunike amuvane mu Rwanda amujyane amuhore amugabo muri Burkina Faso, buriya habaye ibiceri byinshi cyane, haba no habayeho no gushuka uriya mukobwa, kuko uriya mukobwa ngo ntabwo yigeze akunda uriya mugabo na gato, kugira ngo amushuke nibarangiza bamujye amafaranga ye. Urumva ako kantu ariko kugira ngo bamujye amafaranga ye, nibarangiza bakure na divorce, nibarangiza n'ibintu byiwe bagira ute babigabanemo kabiri. Jewe umuceri ndawumena, numva nambwa nsere igikoma umuceri ndawumena pe. Bagabana amafaranga ibintu byande biramugaye. Urabona yuko amafaranga bari abakobwa bari bayafite, ariko we bari bafite ntabwo yari ahagije ku buryo bumva amafaranga yaba banyuze. Uriya Irene yarabashutse ngo abarangiye ngo umugabo ngo ufite ifungo. Irene nawe ubukomisiyoneri yari yabukoze. Urumva ko kana ariko kugira ngo umuntu bamukoremo komisiyon bamukomisiyoneri ariko ngiye bira none urabona urugo rusenyutse rutari rwambara n'iminsi ibiri, wabara nkaho ari na ahubwo no munsi nta nubwo wari wakuzuye. Ahubwo ngiye nagaruke yisangira umuhungu wari waramwiyanditse. Umva biriya bintu ngewe n'imbere akariramo byatuma mvuga ibintu bibi bidakwiye. Nagaruke yisangira umuhungu wari waramwiyanditseho. Ariko se uwo muhungu se ni umunyarwanda? Waramwiyanditseho mu gahanga. Ari no wari waramwiyanditse ku maboko. Yarashizeho totuzi yiwe se. Yaragiye gukunda. Ariko nyine nawe we impamvu uwo muhungu afite no kuba yarabimubwiye ntanabyumve, ariko nyine ugasanga ukuri ubundi bwo biriya bintu kugira ngo bibe byabayemo kata. Kugira ngo abantu babone nyine ngo yagiye ngo gushaka ngo n'umudiyespora ngo umuntu ngo hanze ngo mu kindi gihugu. Rero reka mbabwire ibi bintu nibikomeza kuba ntago bizaba byiza. Bagize bashaka abagabo babo bangiza bashaka urugo rwabo barukomeze, kuko umugabo ntago yakubangamira kugeza ubwo watawandika kuri social media ngo ibintu bimeze bite. Rero tutegomeje kwizingira mu magambo, reka tube turetse kuvuga ko aya mavideo ya ba Muyango na baki bose. Nizeza abafana banjye ko ndaza kugaruka amakuru nyafite atariho ivumbi, neye babwira uko yakabaye, kandi mbabwira ati reka mbe ngiye, kandi namwe mugende mukoze subscribe kugira ngo ninzane ayo makuru neza na za SMS zose bagiranye, kugira ngo muze gusanga amakuru muyamenye kugiye.